Bakunzi ba Mbereho TV muraho neza, abari mu Rwanda, abari mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'abari mu mahanga ya kure, mwese turabasuhuje aho mudukurikiye muherereye. Nk'uko twabibasezeranyije ko tuzajya tubagezaho ibiganiro bitandukanye bigamije kubafasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi ngiye kubagezaho ibintu 8 wakora ukabasha kwivura umunaniro wo mu kazi. Nk'uko tubikesha urubuga rwa gallup.com, mu bushakashatsi bwashyizwe hanze mu mwaka wa 2023, abakozi 41% bafite ikibazo cy'umunaniro ukabije uterwa n'ibibazo bitandukanye bahurira nabyo mu kazi. Nk'uko tubyumva rero, iri janisha ni ijanisha rinini kandi riteye ikibazo, ku buryo mu by'ukuri kumenya uko wakwivura uyu munaniro ari ingenzi kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza buzira umunaniro, bityo bitume dukora inshingano zacu neza. Ikintu cya mbere tugirwa inama yo gukora nyuma y'uko tuvuye mu kazi ni ugufata umwanya wo gukora ibyo dukunda. Gufata umwanya wo gukora ibyo dukunda nko gusiga amarangi, gusoma ibitabo bitandukanye ndetse n'izindi nyandiko zitandukanye, gucuranga, kumva umuziki dukunda ndetse n'ibindi bitewe n'icyo buri wese akunda. Ibi bidufasha kuruhuka, ubwonko bukaruhuka neza ndetse n'umubiri ukamererwa neza, bityo bikadufasha kwivura wa munaniro twakuye mu kazi. Icya kabiri ni ugutegura ibikorwa by'ingenzi tuzakora umunsi ukurikiyeho. Abantu benshi usanga mu kazi kabo bataba bapanze ibyo bari bukore kuri uwo munsi, ugasanga akazi baragakora mu buryo bw'akavuyo. Ibi bigatuma bahura n'ikibazo cy'umunaniro bitewe n'uko ibikorwa byabo by'umunsi w'akazi bitaba byateguwe. Rero uragirwa inama yo kujya utegura ibikorwa byawe bya buri munsi uzakora mu kazi, ukamenya ngo harabanza iki, harakurikizaho iki, ndasoreza kuri iki. Ibyo bizatuma mu by'ukuri urushaho gukora akazi kawe neza mu buryo buteguwe, bikurinde uyu munaniro wo mu kazi. Icya gatatu ni ukoga amazi y'akazuyazi nyuma y'uko tuvuye mu kazi. Koga amazi y'akazuyazi nyuma y'uko tuvuye mu kazi, ibi bifasha imitsi kongera gukora neza ndetse ubwonko bugatekereza neza, bityo tukabasha kwivura wa munaniro twakuye mu kazi. Rero jya woga amazi y'akazuyazi mu gihe uvuye mu kazi kugira ngo bifashe kuruhuka neza. Icya kane ni ukuba hamwe n'abo dukunda. Mu gihe uvuye mu kazi jya ufata umwanya wo kuba uri kumwe n'umuryango wawe, inshuti n'abavandimwe, musabane, museke, muganire ku bintu biri hanze y'akazi. Ibi bizatuma uruhuka mu mutwe, wibagirwe bya bibazo byo mu kazi, bityo ube ubashije kwivura wa munaniro wari wakuye mu kazi. Icya gatanu ni ukumva indirimbo zituje cyangwa andi majwi atuje. Kumva indirimbo zituje cyangwa andi majwi atuje bifasha ubwonko kongera kuruhuka, intekerezo zikaruhuka, tukamererwa neza mu mubiri wacu, bityo bikazatuma ku munsi ukurikiyeho dukora akazi kacu tumeze neza kubera ko tuzaba twaruhutse mu mutwe. Icya gatandatu ni ukugabanya igihe tumara ku bikoresho by'ikoranabuhanga nyuma y'uko tuvuye muri ka kazi. Abantu benshi iyo tuvuye mu kazi usanga duhita duhugira kuri televiziyo, ugasanga duhugiye mu gusubiza ubutumwa butandukanye bwo ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi bitandukanye, ugasanga mu by'ukuri bwa bwonko aho kugira ngo buruhuke ahubwo burimo kongera kunanizwa. Ibi rero bizatuma n'ubundi usubira mu kazi ufite wa munaniro, bitewe n'uko wamaze igihe kinini ntabwo ubwonko bwaruhutse, wahise n'ubundi usubira muri bya bintu bituma n'ubundi ubwonko bukomeza kunanirwa. Nubwo ikoranabuhanga ryafashe umwanya munini kandi ukomeye mu buzima bwacu ku buryo kuryigobotora bitashoboka bitewe n'umumaro rifite, ariko
kuba wagabanya umwanya urimaraho nyuma y'akazi ugamije kuruhuka birashoboka. Rero nyuma y'uko uvuye mu kazi, gabanya igihe umara ku bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye kugira ngo ubwonko buruhuke, uzajya kuryama waruhutse, bityo ku munsi ukurikiyeho ukora akazi kawe neza. Icya karindwi ni ugusoma ibitabo. Nubwo abantu benshi batajya babiha agaciro, ariko gusoma ibitabo, gufata umwanya ugasoma igitabo ukunda, ibi bigufasha kuruhuka mu mutwe kubera ko intekerezo zawe zisa naho zimutse zikava muri ya modu y'akazi, ahubwo zikajya muri modu yindi, bikagufasha kuruhuka mu mutwe, bityo ku munsi ukurikiyeho ukazajya ukora akazi kawe wumva umeze neza, umunaniro wakize. Rero fata umwanya usome ibitabo bitandukanye bitewe n'ubwoko bw'ibitabo ukunda. Ibi bizagufasha kuruhuka mu mutwe, ukomeze ukore inshingano zawe neza. Icya munani nacyo cya nyuma ni ugukora imyitozo ngororamubiri nyuma y'uko tuvuye mu kazi. Nubwo abantu benshi tutabyitaho, ariko gufata umwanya ugakora imyitozo ngororamubiri, ushobora gukina bitewe n'umukino ukunda, ushobora kujya muri jimu, ushobora gukora iyindi myitozo itandukanye bitewe n'umwitozo ushaka. Ibi ngibi bifasha mu kurushaho kuruhuka nyuma y'uko tuvuye mu kazi, umubiri wacu ukongera ukamererwa neza, ubwonko bukongera bukamererwa neza, tukivura wa munaniro wo mu kazi. Rero jya ukora imyitozo ngororamubiri itandukanye mu gihe uvuye mu kazi kugira ngo ubashe kwivura wa munaniro. Ngibyo rero ibintu 8 ushobora gukora ukaba wakwivura umunaniro duhura nawo cyangwa se tuvana mu kazi, bityo ugakomeza gukora inshingano zawe neza, uri umukozi ushimwa na bagenzi bawe mukorana, kubera ko uzaba uri umunyamwete, udafite stress, udafite ibibazo by'umunaniro, ndetse n'umukoresha wawe azagushima, ube intangarugero, ube umukozi ushimwa mu kazi ke. Tugerageze dushyire mu bikorwa izi nama tugirwa kugira ngo dukore akazi kacu neza, dutange umusaruro mu kazi kacu ka buri munsi. Ushobora kuba nawe ufite ibindi wakongeraho, kubera ko ntabwo ari ibi gusa, hari n'ibindi, ariko uyu munsi wa none ni ibintu abatoranyirije wakora ukabasha kwivura umunaniro wo mu kazi. Niba nawe hari ikindi wakongeraho, kidusangize muri commentaire kugira ngo tugisangire, dukomeze dukore akazi kacu neza, turi abakozi bashimwa mu kazi kacu. Abatarakora subscribe ndabibutsa kuyikora, mujye mukora like na share ku biganiro byacu, musangize abandi ibiganiro kugira ngo nabo bakomeze badukurikire. Niba hari ikindi wumva twazaganiraho ubutaha, gishyire muri commentaire. Ndabasezeranya ko nzajya nsoma ibitekerezo byanyu kandi nkabikoraho. Muri ab'agaciro kuri twebwe kandi twishimira ko mudukurikira umunsi ku munsi. Mugire amahoro, tuzongere duhure mu biganiro byacu bitaha. Imana ikomeze ibarinde. Bye.